barize kuko umuti wa kabiri wa iribagiza urawufite mbese umuti wa kabiri nyine umuti wa kabiri urahari buriya nk'uko twageze kubiganiraho imiti yari ibiri hari umuti wo kumugarura muri mudu agatangira gutekereza yibuka ibyo yakoze mu gitondo yibuka ko ashonje. Iribagiza uyu munsi wa none ashobora kuba yavuze amagambo akomeye cyane ubwo Cyusa yamwegeraga ari kumwereka urukundo nuko ari kumwereka ko amushyigikiye. Iribagiza yatoboye aravuga ngo ese iri Cyusa mbigenze ne ko mbona usa nk'umuntu wanyanze, ese nanjye nkureke, ese ngende ko ubona ko nta hantu ngira kuba, uri umuntu wagakwiriye kumba hafi kumumuriza kuntera imbaraga, none mu bantu bantera imbaraga ndi kubona wowe utarimo, ese tubigenze gute? Ibyo ngibyo rero Iribagiza bivuga arira, abivuga ababaye cyane. Cyusa aravuga ngo hoya ngiyewe muri hafi kandi ndagushyigikiye, sinimvisha uburyo ushobora kumbwira ayo magambo. Iribagiza ndeba ninjye Cyusa uri kubwira. Cyusa rero yababaye, ariko Cyusa amaze iminsi atari guhakea cyangwa se kwegera Iribagiza, kandi Iribagiza ari mu bihe bigoye. Rero Cyusa icyo ashyize imbere n'uko wenda bajya mu murenge, ariko ntabwo ashobora kuba ashyize imbere kuba yakumva Iribagiza. Iribagiza ari kuvuga ngo nta hantu ngiraho kuba, aho mba ntabwo mizeye, isaha n'isaha banyica banduga. Niyo mpamvu rero mba ndi gukoresha uko nshoboye kugira ngo babe batangirira nabi. Niyo mpamvu rero ngushaka hafi yanjye, ngushaka kubana nanjye, ngushaka yuko ukomeza kumba hafi. Rero Iribagiza uko abivuga gutya, Cyusa yavugaga ngo ese hari umuntu waba wakuneranyijeho mu mbebe? Iribagiza mbabarira umbwire ninde wakuneranyijeho? Cyusa we yimaginaga yuko hari umuntu washatse kuza ngo abateranye, bikaba biri gutuma Iribagiza avuga ngo waranyibagiwe, waranyanze, ntabwo ugishaka kumvugisha, ntabwo wabonye natari type yawe, ese uri kunyumva, uri kumva ngewe nawe tutaberanye, ese uri kumva tutagomba kubana? Ibyo ngibyo rero Cyusa yamubwiye ati ihangane, ndabizi maze iminsi nakuri hafi, ariko ndaje ngube hafi, nongere urukundo, kandi ndabizi uri kunyura mu bihe bitoroshye. Aramubwira ngo ngewe ngiye gukoresha uko nshoboye ube wabaho ubuzima bwiza, ariko ikindi mwibuke yuko uriya musaza we Iribagiza yagiye gusaba mama Cyusa yuko Iribagiza yagenda kuba muri rya rugo. Impamvu yagiye kumusaba ko yajya kuba muri rya rugo nuko umusaza we Iribagiza afite ubwoba yuko bari abantu yatangiye gushora mu manza, bari abantu bari kubana na Iribagiza, kandi batangiye gukeka yuko Iribagiza yatangiye kumenya amabanga. Isaha n'isaha bamwica, kandi twarabibonye yuko Fabiola ndetse n'uriya Mukanambara bafite gahunda yo kwica Iribagiza, ariko bakoresha uko bashoboye bajya kumwica bikanga. Ese birahererahe? Ese biragenda gute? Iribagiza uyu munsi wa none ashobora kuba yavuze amagambo akomeye cyane ubwo Cyusa yamwegeraga ari kumwereka urukundo nuko ari kumwereka ko amushyigikiye. Iribagiza yatoboye aravuga ngo ese iri Cyusa mbigenze ne ko mbona usa nk'umuntu wanyanze, ese nanjye nkureke, ese ngende ko ubona ko nta hantu ngira kuba, uri umuntu wagakwiriye kumba hafi kumumuriza kuntera imbaraga, none mu bantu bantera imbaraga ndi kubona wowe utarimo, ese tubigenze gute? Ibyo ngibyo rero Iribagiza bivuga arira, abivuga ababaye cyane. Cyusa aravuga ngo hoya ngiyewe muri hafi kandi ndagushyigikiye, sinimvisha uburyo ushobora kumbwira ayo magambo. Iribagiza ndeba ninjye Cyusa uri kubwira. Cyusa rero yababaye, ariko Cyusa amaze iminsi atari guhakea cyangwa se kwegera Iribagiza, kandi Iribagiza ari mu bihe bigoye. Rero Cyusa icyo ashyize imbere n'uko wenda bajya mu murenge, ariko ntabwo ashobora kuba ashyize imbere kuba yakumva Iribagiza. Iribagiza ari kuvuga ngo nta hantu ngiraho kuba, aho mba ntabwo mizeye, isaha n'isaha banyica banduga. Niyo mpamvu rero mba ndi gukoresha uko nshoboye kugira ngo babe batangirira nabi. Niyo mpamvu rero
ngushaka hafi yanjye, ngushaka kubana nanjye, ngushaka yuko ukomeza kumba hafi. Rero iribagiza uko bivuga gutya, Cyusa yavugaga ngo ese hari umuntu waba wakuneranyijeho mu mbebe. Iribagiza babarira umbwire ninde wakuneranyijeho. Cyusa we yimaginaga yuko hari umuntu washatse kuza ngo abateranye, bikaba biri gutuma iribagiza avuga ngo waranyibagiwe, waranyanze, ntabwo ugishaka kumvugisha, ntabwo wabonye natari type yawe. Ese uri kunyumva, uri kumva njyewe nawe tutaberanye, ese uri kumva tutagomba kubana. Ibyo ngibyo rero Cyusa yamubwiye ati ihangane, ndabizi maze iminsi nakuri hafi, ariko ndaje nkube hafi, nongere urukundo, kandi ndabizi uri kunyura mu bihe bitoroshye. Aramubwira ngo njyewe ngiye gukoresha uko nshoboye ube wabaho ubuzima bwiza, ariko ikindi mwibuke yuko uriya musaza we Iribagiza yagiye gusaba mama Cyusa yuko Iribagiza yagenda kuba muri ya rugo. Impamvu yagiye kumusaba ko yajya kuba muri ya rugo nuko musaza we Iribagiza afite ubwoba yuko bari abantu yatangiye gushora mu manza, bari abantu bari kubana na Iribagiza, kandi batangiye gukeka yuko Iribagiza yatangiye kumenya amabanga. Isaha n'isaha bamwica, kandi twarabibonye yuko Fabiola ndetse n'uriya Mukanambara bafite gahunda yo kwica Iribagiza, ariko bakoresha uko bashoboye bajya kumwica bikanga. Ese birahererahe? Ese biragenda gute? Iribagiza uyu munsi wa none ashobora kuba yavuze amagambo akomeye cyane. Ubwo Cyusa yamwegeraga ari kumwereka urukundo nuko ari kumwereka ko amushyigikiye, Iribagiza yatoboye aravuga ngo ese iri Cyusa mbigenze ne, ko mbona usa nk'umuntu wanyanze, ese nanjye nkureke, ese ngende, ko ubona ko nta hantu ngira kuba, uri umuntu wagakwiriye kumba hafi, kumumuriza, kuntera imbaraga, none mu bantu banera imbaraga ndi kubona wowe utarimo, ese tubigenze gute? Ibyo ngibyo rero Iribagiza bivuga arira, abivuga ababaye cyane. Cyusa aravuga ngo hoya ngiyewe muri hafi kandi ndagushyigikiye, sinimvisha uburyo ushobora kumbwira ayo magambo. Iribagiza ndeba ninjye Cyusa uri kubwira. Cyusa rero yababaye, ariko Cyusa amaze iminsi atari guha care cyangwa se kwegera Iribagiza, kandi Iribagiza ari mu bihe bigoye. Rero Cyusa icyo ashyize imbere n'ucyuko wenda bajya mu murenge, ariko ntabwo ashobora kuba ashyize imbere kuba yakumva Iribagiza. Iribagiza ari kuvuga ngo nta hantu ngiraho kuba, aho mba ntabwo mizeye, isaha n'isaha banyica, banduga. Niyo mpamvu rero mba ndi gukoresha uko nshoboye kugira ngo babe batangirira nabi. Niyo mpamvu rero ngushaka hafi yanjye, ngushaka kubana nanjye, ngushaka yuko ukomeza kumba hafi. Rero Iribagiza uko bivuga gutya, Cyusa yavugaga ngo ese hari umuntu waba wakuneranyijeho mu mbebe. Iribagiza babarira umbwire ninde wakuneranyijeho. Cyusa we yimaginaga yuko hari umuntu washatse kuza ngo abateranye, bikaba biri gutuma Iribagiza avuga ngo waranyibagiwe, waranyanze, ntabwo ugishaka kumvugisha, ntabwo wabonye natari type yawe. Ese uri kunyumva, uri kumva njyewe nawe tutaberanye, ese uri kumva tutagomba kubana. Ibyo ngibyo rero Cyusa yamubwiye ati ihangane, ndabizi maze iminsi nakuri hafi, ariko ndaje nkube hafi, nongere urukundo, kandi ndabizi uri kunyura mu bihe bitoroshye. Aramubwira ngo njyewe ngiye gukoresha uko nshoboye ube wabaho ubuzima bwiza, ariko ikindi mwibuke yuko uriya musaza we Iribagiza yagiye gusaba mama Cyusa yuko Iribagiza yagenda kuba muri ya rugo. Impamvu yagiye kumusaba ko yajya kuba muri ya rugo nuko musaza we Iribagiza afite ubwoba yuko bari abantu yatangiye gushora mu manza, bari abantu bari kubana na Iribagiza, kandi batangiye gukeka yuko Iribagiza yatangiye kumenya amabanga. Isaha n'isaha bamwica, kandi twarabibonye yuko Fabiola ndetse n'uriya Mukanambara bafite gahunda yo kwica Iribagiza, ariko bakoresha uko bashoboye bajya kumwica bikanga. Ese birahererahe? Ese biragenda gute? Iribagiza uyu munsi wa none ashobora kuba yavuze amagambo akomeye cyane. Ubwo Cyusa yamwegeraga ari kumwereka urukundo nuko ari kumwereka ko amushyigikiye, Iribagiza yatoboye aravuga ngo ese iri Cyusa mbigenze ne, ko
mbona usa nk'umuntu wanyanze, ese nanjye nkureke, ese ngende ko ubona ko nta hantu ngira kuba, uri umuntu wagakwiriye kumba hafi, kumpumuriza, kuntera imbaraga, none mu bantu bantera imbaraga ndi kubona wowe utarimo, ese tubigenze gute? Ibyo ngibyo rero Iribagiza bivuga arira, abivuga ababaye cyane. Cyusa aravuga ngo hoya ngiyewe nkuri hafi kandi ndagushyigikiye, sinimvisha uburyo ushobora kumbwira ayo magambo. Iribagiza ndeba ninjye Cyusa uri kubwira. Cyusa rero yababaye, ariko Cyusa amaze iminsi atari guha keya cyangwa se kwegera Iribagiza, kandi Iribagiza ari mu bihe bigoye. Rero Cyusa icyo ashyize imbere n'uko wenda bajya mu murenge, ariko ntabwo ashobora kuba ashyize imbere kuba yakumva Iribagiza. Iribagiza ari kuvuga ngo nta hantu ngiraho kuba, aho mba ntabwo mizeye, isaha n'isaha banyica bandoga. Niyo mpamvu rero mba ndi gukoresha uko nshoboye kugira ngo babe batangirira nabi. Niyo mpamvu rero ngushaka hafi yanjye, ngushaka kubana nanjye, ngushaka yuko ukomeza kumba hafi. Rero Iribagiza uko abivuga gutya, Cyusa yavugaga ngo ese hari umuntu waba wakuneranyijeho mu mbebe? Iribagiza mbabarira umbwire ninde wakuneranyijeho? Cyusa we yimaginaga yuko hari umuntu washatse kuza ngo abateranye, bikaba biri gutuma Iribagiza avuga ngo waranyibagiwe, waranyanze, ntabwo ugishaka kumvugisha, ntabwo wabonye natari type yawe, ese uri kunyumva, uri kumva ngewe nawe tutaberanye, ese uri kumva tutagomba kubana? Ibyo ngibyo rero Cyusa yamubwiye ati ihangane, ndabizi maze iminsi nakuri hafi, ariko ndaje mube hafi, nongere urukundo, kandi ndabizi uri kunyura mu bihe bitoroshye. Aramubwira ngo ngewe ngiye gukoresha uko nshoboye ube wabaho ubuzima bwiza, ariko ikindi mwibuke yuko uriya musaza we Iribagiza yagiye gusaba mama Cyusa yuko Iribagiza yagenda kuba muri rya rugo. Impamvu yagiye kumusaba ko yajya kuba muri rya rugo nuko musaza we Iribagiza afite ubwoba yuko bari abantu yatangiye gushora mu manza, bari abantu bari kubana na Iribagiza, kandi batangiye gukeka yuko Iribagiza yatangiye kumenya amabanga. Isaha n'isaha bamwica, kandi twarabibonye yuko Fabiola ndetse n'uriya Mukanambara bafite gahunda yo kwica Iribagiza, ariko bakoresha uko bashoboye bajya kumwica bikanga. Ese birahirirahe? Ese biragenda gute? Iribagiza uyu munsi wa none ashobora kuba yavuze amagambo akomeye cyane. Ubwo Cyusa yamwegeraga ari kumwereka urukundo nuko ari kumwereka ko amushyigikiye, Iribagiza yatoboye aravuga ngo ese Cyusa mbigenze ne, ko mbona usa nk'umuntu wanyanze, ese nanjye nkureke, ese ngende ko ubona ko nta hantu ngira kuba, uri umuntu wagakwiriye kumba hafi, kumpumuriza, kuntera imbaraga, none mu bantu bantera imbaraga ndi kubona wowe utarimo, ese tubigenze gute? Ibyo ngibyo rero Iribagiza bivuga arira, abivuga ababaye cyane. Cyusa aravuga ngo hoya ngiyewe nkuri hafi kandi ndagushyigikiye, sinimvisha uburyo ushobora kumbwira ayo magambo. Iribagiza ndeba ninjye Cyusa uri kubwira. Cyusa rero yababaye, ariko Cyusa amaze iminsi atari guha keya cyangwa se kwegera Iribagiza, kandi Iribagiza ari mu bihe bigoye. Rero Cyusa icyo ashyize imbere